Yesu Kristo. Mwicarire. Mwakoze cyane kwitabira. Reka dusome Abami ba mbere ibice 19. Abami ba mbere ibice 19. Abami ba mbere ibice 19. Umurongo w'10. Ndetse turasimbuka dusome n'umurongo wa 17. Turahera ku cyitwa ishyaka. Ku muntu ushaka gusobanukirwa ku kijyanye na nyuma yo kubatizwa, nyuma yo kuvuka bwa kabiri, nyuma y'uko umuntu abaye umwana w'Imana, zimwe muri step Imana icishamo umuntu wayo cyangwa se abantu bacamo bitwa ko bakorera Imana, either bayikorera biciye muri Kristo cyangwa se bayikorera hanze ya Kristo, kuko birashoboka ko umuntu yakorera Imana hanze ya Kristo, birashoboka ko umuntu yakorera Imana muri Kristo. So rero ku bantu bifuza kumenya ibyo bice ndetse wifuza no gusobanukirwa byimbitse cyangwa se birushijeho ubuzima bwawe bwo mu mwuka aho buri, ino nyigisho ishobora kugufasha kugira ngo wenda bigire icyo byongera ku byuzi cyangwa se bigire icyo bikomeza ku byo wizera. Abami ba mbere ibice 19 umurongo wa 10 haravuga ngo, nawe arabasubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye njyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. 17. Nuko uzaba yarokotse inkota ya Hazayeli, Yehu azamwica. Uzarokoka iya Yehu, Elisa azamwica. Wenda tube tugarukirije aho tugaruke. Umuntu ufite ahantu ho kwandika ngira ngo byaza kumufasha cyane, bigira umumaro. Tugiye guhera ku kintu cyitwa ishyaka, umwuzuro w'ijambo muri twe. Niyo teme turimo kuganira, umwuzuro w'ijambo muri twebwe, umwuzuro w'ijambo muri twebwe. Amen. The fullness of the word, umwuzuro w'ijambo muri twebwe. Ni ukuvuga ngo hari uburyo butatu abantu bakoreramo Imana. Uburyo bwa mbere ni igihe umuntu ashorewe nuko yagize ishyaka. Amen. Ishyaka rishobora gutuma umuntu akora ibintu byinshi. Ishyaka rishobora gutuma umuntu akora cyane. Amen. Shobora kugira ishyaka nkazinduka ngacomeka ibyuma kandi nta muntu wantegetse kubikora. Shobora kugira ishyaka ukajya kureba urwaye kwa muganga, atari uko hari umuntu wabikubwiye gusa, kuko ufite ubumuntu muri wowe, cyangwa se kuko uzi umuntu uri kwa muganga ubuzima baho kuko wahabaye, cyangwa se kuko uzi amakuru yaho ukaba wabikora. Iyi ni step ya mbere itera abantu gukorera Imana mu buryo bw'ishyaka. Hari amwe mu magambo nanditse hano hasi. Iyo ufite ishyaka ushobora gukora ibintu byinshi icyarimwe, ariko ikibazo kibaho rero, ntabwo ibyo bintu bitinda. Ishyaka ni nk'umuriro waka, ariko uba waka nko gutwika impapuro. Iyo utwitse impapuro ziraka vuba cyane, zikaka umuriro mwinshi cyane, ku buryo ushyizeho n'ukuboko washya. Aba ari umuriro w'ukuri, burya ntimugire ngo impapuro zaka umuriro utari ukuri. Zaka umuriro usa n'uw'inkwi zakwa, zaka umuriro usa n'uwa esanse yaka, zaka umuriro usa n'ibindi bintu byaka. Ariko umuriro uba urimo kwaka muri ziriya mpapuro ntabwo umara igihe kinini cyane. Hari uburyo rero bwa mbere bwo gukorera Imana umuntu akurikiye cyangwa se bishingiye ku ishyaka. Muze kubyumva neza, ntabwo ndi kurwanya ibyo bice, ariko ndagira ngo tubisobanukirwe, twumve byimbitse ibyaba birimo, kugira ngo wenda bidufashe nk'abakozi b'Imana bo mu gihe kizaza. Uyu mwanya ushaka kuba utabyumva, utanabibona, ariko icyo gihe iyo kigeze warumvishije ijambo ry'ukuri, marayika cyangwa se umwuka bijyanye n'aho uri arashobora kukwibutsa utari ko hari ibintu wigeze kumva igihe iki n'iki, ukaba wabikurikiza. Iyo ufite ishyaka uba ushobora gukora ibintu byinshi icyarimwe, ariko rero ntabwo bitinda.
ishyaka ni imbaraga zigutera gukora cyane ushingiye ku byo uri kubona muri ako kanya. Ishyaka ni imbaraga zigutera gukora cyane ushingiye ku byo uri kubona muri ako kanya. Kuba uri kubona ko hari ibintu biri kwangirika ukavuga uti reka mpaguruke ngira ikintu mbikora. Ngira ngo ibi byose murabizi, mujya mubibona mwese. Hari ibintu dukora atari uko hari umuntu wabanje kutubwira ngo tubikore, ariko wabona ukumva muri wowe ntabwo uguwe neza, kumva ntabwo utekanye, kumva nta mahoro, kumva ibyo bintu ugomba kubikoraho. Icyo nicyo cyitwa ishyaka. Ishyaka ni imbaraga zigutera gukora cyane ushingiye ku byo uri kubona muri ako kanya. Ishyaka ni imbaraga zitararanya, ni imbaraga ziba zigira ngo ibyo bintu mbibone, mbikore, birangire, bive mu nzira nta mpamvu. Niko ishyaka rikora. Mu Bami ba mbere twasomye 19 rero harimo ijambo ry'umugabo wagize ishyaka kandi n'umuhanuzi ukomeye cyane. Benshi muri mwe mujya munasaba ngo Imana iho mwuka nk'uwari kuri we, kandi Bibiliya ivuga ko umwuka wari kuri we wambukiranyije ukaza no mu gihe cyakitwa ko cyari igihe cy'isezerano rishya. Ariko dusomye neza Bibiliya ibyanditswe ntabwo ariko byari bimeze. Reka turebe Abami ba mbere 19 twasomye. Nawe aramusubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ku bantu basomye kino cyanditswe cyangwa kino gice, murabizi Eliya agira ishyaka. Imana ishimwe. Eliya yagize ishyaka, nta gutekereza ngo ibintu biraza kugenda gute, nta kwibaza ngo se nimara gukora biragenda gute. Aravuga uti kubera ishyaka nge mfite kwanza. Ntabwo ari Imana rimushyizemo cyangwa imubwire ngo gira ishyaka. We byaraje ashingiye ku byo ari kubona. Eliya arangije aravuga ngo imvura ndayihagaritse, kandi nyihagaritse ntabwo muzongera kuyibona kereka ninongera nkabumbura akanwa kanjye nkavuga. Imbaraga z'ishyaka ni imbaraga zishobora gukora ikintu kinini cyane mu kanya nk'ako guhumbya, kikaba cyagira umusaruro mwinshi cyane muri ako kanya, ariko kikaba cyanagira umusaruro mubi cyane by'igihe kirenze ako kanya. Ishyaka, yagize ishyaka ryinshi. Noneho yusomye kino gice, wenda muze kugisoma mwinjiremo cyane, yukomeje hasi urabona avuga Hazayeli, akavuga Yehu, akavuga na Elisa. Aba bantu batatu Bibiliya irimo kuvuga ahangaha nabo bari abantu agomba kuzabanza agakorana nabo. Mwibuke nyuma y'ishyaka ryinshi Eliya yagize, amajije gukora ibitangaza, amajije kumanura umuriro, ngira ngo murabyibuka ku musozi hejuru, hari ibintu byabaye. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Imana igire gute? Imana igire gute? Nawe urabyemera? Amen, haleluya. Murabyibuka ko nyuma y'ishyaka ryinshi yagize, yahise ko agenda ajya munsi y'igiti kimwe ahantu cy'umuretemu, arahaguma, aravuga uti Imana icyabimara ibi byose nuko wagira gute, nuko wanyica. Urumva umugabo ukomeye cyane umaze guhagarika imvura imaze igihe itagwa, inzara yaragiye ikagera n'ibwami. Haleluya. Umaze kumanura umuriro, vuga ngo umuriro, vuga ngo fire. Umaze kumanura fire, mu kanya gato cyane akavuga utubundi kwirirwa mpigwa na Bayezebeli icyabimara nuko wagira gute, nuko nakipfira. Amen. Yagize ishyaka, akora ibikorwa bikomeye, isi yose imenya ko ari umuntu ukomeye, ariko nyuma y'akanya gatoya rya shyaka rirarangira, ndetse yumva kuri we solution ari uko yagira gute. Kandi hari ibyo atari yagakora. Kimwe mu byo atari yagakora, nyuma y'uko apfuye, yapfa muri kiriya gihe, ntabwo Hazayeli yari kubaho, ntabwo Yehu yari kubaho, ntabwo Elisa yari kubaho. Aba bantu batatu ntabwo bari kubaho, kugeza aho marayika yamusanze aho ngaho, aramugaburira, amuha imbaraga. Haleluya. Vuga ngo imbaraga. Ushobora kugira ishyaka ariko ridakomotse muki, mu mbaraga. Yes, kuko muri twe turemanye imbaraga zishobora gutuma ibintu dushaka gukora tubikora, ariko si ni kuvuga ku mbaraga karemano, ni kuvuga ku mbaraga z'ubumana. Kuki yagize ishyaka agakora ibintu byinshi bikomeye, ariko nyuma y'akanya gatoya uyu mugabo tukamubona ariko ushaka kwipfira.
marayika akamugaburira akarya umutsima akamubwira uti komeza urugendo ntabwo birarangira. Hari nubwo yagize ishyaka, hari imbaraga ataragize gute atarafite. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari Eliya gusa, ntabwo ari Eliya gusa. Iyo usomye mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 6 naho hari icyo Bibiliya ivuga. Haravuga ngo kuby'ishyaka narenganyaga itorero, kubyo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Kubw'ishyaka yarenganyaga iki? Ni imbaraga z'Imana zari zabimuhaye se? Ni umwuka yari yabimuhaye se? Mu muntu harimo imbaraga. Ishyaka ni imbaraga umuntu ashobora kugira person, atari kuvuga ngo Holy Spirit came to me and told me do this and this and this. Wowe gusa ukumva burning fire, kumva umuriro kwaka, kumva ni ikibatsi cyuma, kumva ndi wabisporuta. Abantu benshi twirukanyira mu gukorera Imana dukuruwe n'iki? Ishyaka, which is good. Nta kibazo cy'ishyaka, ndaza kubisobanura neza, ariko ndaza no kubereka namwe muri kubibona ingaruka z'uko ari ishyaka ryaguhamagaye, ko ari ishyaka ryagucumbyemo. Kubw'ishyaka narenganyaga itorero. Ibaze ko yagiraga ishyaka Paulo kugeza ku rwego yarenganyaga itorero. Kristo yagize gute? Mu muntu harimo imbaraga, mu muntu harimo imbaraga. Nubona ko wowe nari umwana mutoya w'imyaka 10, ariko buriya muri one harimo imbaraga. Ashaka kubwira ikintu ukaza imyaka usigaje yose kubaho, wajya ukibuka ukavuga ngo wowe ndakubashye kandi ari umwana muto. Ashaka no kukubwira ikintu wajya ukibuka ukavuga uti ubuzima bwanjye bwahinduwe n'ijambo we yagize gute. Iyo ni step ya mbere. Amen. Y'umwuzuro w'ijambo ry'Imana muri twe ni gute waza kubyuzura. Kimwe mu bintu bya mbere abantu biri kudukurura, nge muri korari, mbumuvuga butumwa, mbe pasiteri, mbe profete international, ntangira amatorero menshi, ngira ubutunzi. Kimwe mu bintu biri kudukurura cyane, biri kudusaba cyane, especially a younger generation, abantu bakiri batoya, twebweho biba bikomeye cyane. Amen. Twebwe biba bikomeye cyane. Mwebwe mukuze cyangwa se abantu bakuze, hari ukuntu bajye babanza gutekereza n'ishyaka ryaje, kuko abayibuka ko nubwo ishyaka ryaje ntiyakirukanka ibirometero 5, ntiyarwana n'umuntu amasaha 2. Afite inshingano nyinshi zimuboha ku buryo kugira ngo apfe kujya gusenga abanza gutekereza, ninde nsigira umwana, ese ni musiga umugozi ashyira ibintu ku murongo, bla 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 bla, ese njya gusenga n'uzasigira umwanya wanjye mu kazi. Umuntu ukuze aba afite ibintu byinshi bimuboha ku buryo wehe ntabwo ishyaka rimutwara nk'abasore. Ari nayo mpamvu umuhanuzi bwa Yesaya havuga ngo, Yesaya 40:31, ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe. Iyo ufite ishyaka uragenda ariko uraruha, ubivamo. Uzahura n'abakozi b'Imana bakomeye, bakoze Imana, bakoreye Imana bitangaje nka ba Samusoni. Samusoni urwasa yari umwe yarwicishaga abantu bangahe? 1000. Urwasa yari umwe kandi habaga ari mu kanya gato. Yari afite ishyaka muri we rikomeye, yari afite imbaraga muri we zidasanzwe, kuko yari yaravutse Imana yaravuze ku buzima bwe. Attention, ntabwo Samusoni byari umuhamagaro, byakomotse mu cy'Imana yavuze kuri we n'ishyaka yagira. Hanyuma twihuse rero tugere ku gice cya kabiri cyitwa impano. Vuga ngo impano, vuga ngo gift, gift. Amen. Impano, impano ni uburyo umuntu akoresha kugira ngo agere aho ashaka kugera. Niyo definition nabihaye. Ibintu ndi kubigishaho mperutse kugendererwa n'imbaraga z'Imana cyangwa se umwuka w'Imana. Mbona amagambo imbere yanjye atari yanditse mu rurimi narinzi, ndangije ndayandika yose, maze kuyandika ndasenga, mbwirwa ibi bintu 3 ngo nzabibaganirizeho. So rero ndizera ko hari umumaro biri buze kugira ku buzima bw'abakozi b'Imana turi kumwe nabo hano. Amen. Tugeze ku mpano. Impano ni uburyo umuntu akoresha kugira ngo agere aho ashaka kugera. Iyo usomye Abakorinto ba mbere ibice 12
murongo wa 7 gatangira bavuga ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka wera kugira ngo bose bagire gute bafashwe. Impano cyangwa se gift, hari impano umuntu agira akayigira bijyanye nuko usanga umuntu yavutse ari impano afite muri we kuririmba, afite ijwi rye ryaratojwe biroroha kugira ngo ribashe kuririmba. Ugasanga hari ibintu azi gukora, ni umukinnyi w'umupira byoroheye cyane, mu ishuri ni umuhanga ku mibare aruzuza abandi bakabonaho 0 kandi barangana, babyaye n'ababyeyi bamwe bavukiye amezi amwe yewe, ariko ugasanga ku mibare we aje imbere. So iyi parite y'impano rero turayivuga mu buryo bubiri. Turavuga ku buryo bw'impano, mu buryo impano dukoresha mu buryo bw'isi, turavuga ngo Imana ngo yaje guheraho umwuka, ariko tunarenga iyo parite ya mbere tugere ku ya kabiri y'impano mu buryo bw'impano z'umwuka wera. Za mpano bibiri ivuga Amakorinto ba mbere, umwe agahabwa impano y'ubwenge, kwizera, gukora ibitangaza, gukiza indwara, kuvuga mu ndimi, kuzisobanura, gufasha abandi. Izi ni impano. Amen. Izi ni impano abantu bahabwa kugira ngo babashe gukora. Baza mugenzi wawe ngo ufite iyihe mpano? Ntegereje kubaza reka, ntabwo ubu nakomeza utabajije. Nabwiranye yanze gusubiza. Imana mubabarire ubwo yagomeye umwuka wera. Amen. Impano ni uburyo umuntu akoresha kugira ngo agere aho ashaka kugera. N'Imana igikoresha impano. Even God himself nayo yishaka gukora hari igihe gikoresha impano, ntikoresha ubumana, gakoresha impano. Icya kabiri, impano ni ubushobozi bwo gukora ibintu abandi bananiwe gukora. Impano ni ubushobozi bwo gukora ibintu abandi bantu bananiwe gukora. Ko iyo ufite impano ushaka gukora ibintu undi muntu atagira gute atakora. Ushaka kugira impano yo guhanura, ngahanura bigacika. Ushaka kugira impano yo gukiza indwara, abarwayi bagakira. Hano tukahuzuza imbago, hara twashyira utugare, umuntu wese ageze akavuga uti hari impano yo gukiza iki indwara. That's a gift. Navuze ngo n'Imana hari igihe itagikora mu bumana igakoresha impano. Yesu umunsi umwe yigeze kuganira n'abantu muri Yohana 14, ndi kwihuta kuko iminota yagiye, 14 umurongo wa 11, aravuga ngo ni munyizere mwemere ko ndi muri Data na Data akaba ari muri nge. Yohana 14:11. Ubundi hari uburyo tubona mu bumana bw'Imana bitworoheye. Ubundi iyo umaze kumva ngo umuntu andimo ngo nanjye murimo, uhita wumva ikintu bishatse kuvuga. Ni munyizere mwemere ko ndi muri Data. Amen. Na Data akaba ari muri nge. Aho nashaka cyane rero nahakurikiraho. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo ngira gute mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Iyi ari impano. Amen. Nimba bwira ubutumwa ntimubwemere, nkababwira ko ndi Mesiya ntimubyemere. Amen. Nkababwira ko Imana iri muri nge ntimubyemere. Amen. Nkababwira ko nanjye ndi bumana ntimubyemere. Bas ibyo ndibuze guperforminga. Amen. Ibitangaza ndi bukore, ibimenyetso ndibuze gukora, byo bize kubemeza. Amen. Ahangaha yabaga ikoresheje impano. Amen. Ibimenyetso bizagumana n'abizeye. Impano. Impano nazo zirakora, kuko mwabonye ko igice cya mbere cy'impano, Imana igufasha kugera ahantu utari kubasha kugera byoroheje. Impano kandi ni urufunguzo ruguhuza n'abantu ugomba gukoreramo. Impano ni urufunguzo ruguhuza n'abantu ugomba gukoreramo. Impano zihuza abantu n'abandi. Amen.
hari ijambo ryo muri Zaburi ndumva ntaritega ariko riravuga ngo impano y'umuntu ngo izamuhuza n'abakomeye ngo ubundi bicarane. Ndumva iyo verse hari ubwo ntayirebye. Impano y'umuntu imuhuza n'abakomeye barangiza bakicarana. Urumva ko impano ifungura imiryango. Amen. Impano ifungura imiryango y'ubwami. Hari imiryango ifunga kubera ko hari impano. Nagiye ahantu nkora y'umurimo w'Imana. None biba ngombwa ko ndibuze guhuza abantu kugira ngo tuze kubona uko dusengera hamwe. Kandi ntabwo nifite amafaranga yo gukodesha sale. Noneho bandangira umuntu ufite sale kandi abantu bajya bakoreramo yemewe, ni n'umuyobozi aho hantu muri icyo gihugu. Arambwira uti rero uriya muntu umwegereye yagufasha, shaka kugabanyiriza. Kandi ubwo bambwiraga ngarangabanyiriza nta na make mfite. Ndangije ndavuga uti ntacyo munyobore ngende ngere kuri we duhure. Turagenda turahura, barantwara bangeza kuri uwo muntu, ndamubwira nitwa gutya na gutya, mvuye ahantu hanaha, maze iminsi iyi n'iyi, nshaka guhuza abantu mu buryo ubu n'ubu kandi ntabwo mfite ibintu byose bisabwa. Aravuga se ubwo Imana yagutuma itaguhaye ibikoresho byose uzakoresha? Akajambo rwose numva karinjiye. Hari igihe umuntu akubwira ikintu kumva ntikirangiriye mu mutwe, kiramanutse kijya no mu nda, uhita uhaga. Hari ijambo nakubwira uhita uhaga kandi wari ushonje, ukumva inzara urayibagiwe, ikizungazunga wari ufite ngo umutwe uri kukurya ukumva urakize, ugasigara uri kwibaza ku ijambo umuntu akubwiye. Noneho sinzi ukuntu numvise ijwi rimbwira ngo reba mu rubavu rw'iwe. Yari yambaye ikoti, yari umuntu munini, cyari n'igihe cy'imbeho cyane. Afise mu rubavu rwe ntareba gute, urubavu rw'iwe ikoti yambaye rirafunze n'ishene ndende. Sindamwambura. Ntabwo nari nzi uburyo ndibuze kubigenza, ariko ndavuga oya kanirengagiza ikirere cyuko hari ijambo numvishije, numva icyo umwuka mbwiye. Ndakurikira ngirirwa ubuntu, Imana intiza ubuntu bwayo. Ngiye kubona mbona ikintu cy'igisashe hano kirimo inkari hangaha. Maze kukibona yari afite agakapu keza cyane kamwe batwara nk'amafaranga, yari yanakozemo aho umuntu amafaranga, umuntu amuha amafaranga menshi, ndavuga amafaranga muhaye buriya nari kuyaheraho yaba ari njye yahaye nkamwishyura. Noneho ku gakapu nako ngiye kubona kwa kundi bwa buntu bw'Imana, mbona harimo akabomboni. Okay, ndangije rero ndavuga uti Mana none se kutumye mbona ibi bintu, nta kindi ijwi ryambwiye ryaranyihoreye. Bibaza nawe ubonye ibintu ijwi ntige ikintu bikubwira. Hari igihe tuba dukeneye nyine moha. Oh prophet tell me more, mbwira detail, akadetail. Hari igihe tuba dukeneye akadetail kugira ngo dukore ibintu. Ibyo ndi kubabwira imbere yuko nzana abantu basore koze tubireba mu rugo, ntimugire ngo ni ibindi. Ariko ndangije nibuka ko uwo muntu mukeneyemo sare, mukeneyemo ko ari buze kumpagarara ku gikorwa ndibuze gukora aho hantu cyo guhuza abantu. Ndangije nanjye ndeba ibyo mfite, navuga simfite ifaranga ariko nabonye ibintu afite. Haleluya, impano y'Imana. Haleluya. Ndangije ndamubwira ariko numva twava mu modoka tukagenda tukicara ahantu, hari icyo nshaka kukubwira. Okay, ahamagara umushoferi waraza aradutwara tugeza ahantu heza cyane pe ho kuganirira, nyine abantu beza baganirira. Avuga uti hano niho mbona heza twakwicara. Kandi ubwo twaye umuntu kwicara ahantu nawe urabyumva ugomba kuba ku ikofi hari ikintu kiriho. Ariko tugeze arambwira uti rero nta kindi gitumye nkubwira ngo twicara, hari ibintu Imana yanyeretse ndi kukubwira ibijyanye n'uko nshaka gukora. Ambwira uti nabonye hano ikintu cy'igisashi kirimo inkari, nari mubwiye mu mazina yabyo, kandi nabonye kikunukira cyane pe, nabonye kikubangamiye. Bernete ahita amanura gutya, abona ntari kumbona zikuramo, agira gutya, amarira baramanutse. Noneho birangiye
ndambwira uti ariko ntabwo ari cyo gusa nabonye, tinabonye n'akantu k'agapompe mo hariya mu gikapu. Ibyo byonyine nibyo numva nshaka nakoraho, niyo utamireza sare nkitahira nta kintu tireka musengero. Umva hoteli twayihinduye isengero kuko uwo mwanya haje abantu benshi. Naramusengeye nsakuje abantu benshi baraza nabo ndabasengera, harakiramera neza, hagikuramo aragenda arakijugunya amera neza. Arangiza aravuga turebe bisigaye mbindikire nanjye ndabikoraho. Nuko nguko byagenze. Mvuga ku gice cy'impano rero ntimuze kucyumva nk'igice cyoroheje cyangwa se nk'igice gisanzwe, ni igice gikomeye. Amen. Impano y'umuntu imuhuza n'abakomeye. Amen. Impano hari imiryango ifungura, ishyaka ritafungura, nubwo byose ari ingenzi. Amen. Hari ibyo impano ikora ishyaka ritabasha gukora. Hanyuma twihuse kuko iminota yo ndabona itanyoroheye. Tujye ku cya gatatu cyitwa umuhamagaro. Haleluya. Umuhamagaro. Vuga ngo umuhamagaro. Mwese cyane nawe nubwo wavunitse ntacyo uvuga cyane umuhamagaro. Imana igukize. Amen. Haleluya. Tutaba tugize icyo dutwaye. Vuga ngo umuhamagaro. Yes. Abaroma 8:30. Abaroma 8:30. Ubwo nanze gutinda ku mpano, nari kubabwira ukuntu impano zajyaga zituma Yesu agera mu bantu akagaburira 3,000 ejo bikagaruka. Ntanabibwiriza ibindi, akabwira uti ndabizi icyo muje kureba. Aho hose twari kuhinjira. Imana ishimwe. Impano yaramufashije kugenda ahura n'abantu bamwe nabo akabakoramo umurimo. Impano yaramufashije guhura na wa Musamariyakazi mu bice 3 bya Yohana, ibice 4. Umusamariyakazi yes, arizera aragenda ya mudugudu abwira abandi bantu ubutumwa, hose nari kwinjirayo ariko naharitse kugira ngo bize kukorera mu mutwe ntibize kuba byishiwe na ukabyibagirwa. Abaroma 8:30 haravuga ngo abo yatoranije kera yagize gute? Vuga ngo guhamagarwa. Haleluya. Haleluya. Tena haleluya. Abo yatoranyije kera yagize gute? Yarabahamagara. Iri jambo icyampa ngo uryumve nk'iryaho. Abo yatoranyije kera yarabahamagara. Imana idutoranya tutaraba, inaduhamagara tutaraba. Ariko tubimenya tumaze kubaho, tugeze ahantu byatworohera kubyumva. Ariko ubundi umuhamagaro ni ikintu umuntu avukana. Usomye muri Yeremiya, Imana yamenye Yeremiya kera, imutoranya kera, imusiga kera. Yeremiya kuze rero akajya avuga ibintu bidakwiriye ngo marayika mukoze kara ku munwa, ariko yari yaragize gute? Yari yarahamagara. Umuhamagaro. Abefeso 2:10 haravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tugire gute? Tuyigendere. Gukorera Imana kwanjye nawe mu muhamagaro ntabwo ari ibintu biza kuko muhanuzi yavuze ngo ufite impano nini. Ntabwo biza kuko wabirose. Amen. Buryo turi guprove Imana ko tutahamagawe iratangara. Ibivuga n'utarahamagawe mu bwami bwanjye ufite ubundi bwami wahamagawe. Ni ibintu bibiri. Kuko umuntu wese abo yamenye kera baza mugenzi wanjye Imana yarakumenye cyane ntabwo irakumenye. Mumbarize sha. Mubaze kandi umusekera. Unamugira uti niba hari ideni warundi mo ndari kubabariye ariko unsubize useka. Mubaze uti Imana nawe yakumenye kera. Mubaze uti Imana irakuzi. Mumbarize sha. Mubaze uti ubundi Imana irakuzi. Haleluya. Abo yamenye kera, abo yatoranije kera yarabahamagaye. Kuko turabo yaremye turemeye imirimo myiza. Mu mpamvu zo kuremwa kwawe harimo n'impamvu zo gukora imirimo myiza. Ntiwatandukanya gukorera Imana no kuremwa kwawe, ntibishoboka. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe utagira umuhamagaro, ahubwo twe dushyiraho Imana igihe tuzemera gukora icyo yaduhamagariye.
kubw'impamvu z'ibyo tureba nuko twumva ibintu nuko dushaka ibintu bigenda. Ariko burya umuntu wese avukana umuhamagaro w'Imana. Owen afite umuhamagaro w'Imana. Ya numva arimo avuga ibintu cyangwa byumva bari kubivuga mu ruguti hari ibintu yavuze kandi tukumva ibintu one yavuze ntabwo bihuye n'imyaka afite. Amen. Umuhamagaro ukora ibintu bikomeye mu buzima bw'abantu bizera. Hano rero hari amagambo make nanditse. Umuntu ashobora kubyarishwa ishyaka ariko nta muntu urereshwa ishyaka. Nibuke ko ishyaka ryo kintu cya mbere twahereye. Umuntu ashaka kubyarishwa ishyaka ukagira ikibatsi kivuga butumwa ukumva uragurumana ukumva wahanura ukumva ibintu warose nturi ucece kutabibwiye umuntu wabiroteye ukajya kona ukabona bibyaye umuntu arashyize kuri Kristo ariko igikuza uwo muntu wavutse ntabwo ari ishyaka. Eliya yareresheje abana yabyaye mu mwuka ishyaka. Ikintu cyabaye cya mbere kuri kamvuge kuri Elisa igihe bamuvuzeho nabi uwo mwanya yahise ahamagara idubu ziraza zimira iki babana. Ishyaka ntiritinda yumvuze nabi bitangira gute kuvuma. Ishyaka ibintu bidasa nkuko mbishaka bitankwanga. Ibyo bintu umuntu wese arabigira ariko si byiza tubisengera. Ibintu bitameze uko nge nshaka bigenda bitanumva nyine ntawe icyubahiro muri byo. Abakozi Imana turabigira. Ni virusi mbi cyane. Ni virusi mbi cyane. Imana ishimwe. Yehu uyu mwana wundi Eliya yabyaye witwa Yehu nawe yakoranyije abantu arabwira uti rero ngiye kubafasha gusenga ibigirwamana byanyu. Ngo ariko abivuga nk'uburyarya ngakoranya abantu bose basengaga Bali ngamaze kubakoranya ngo yarateguye abagabo hanze 80 ngo bose ngo baraza bica abantu bose barabamara. Ngo ariko kurangira kwa Ehu nawe ngo kwarangiye yaguye haramije ibigirwamana. Ishyaka ryatuma ukora ibitangaza ariko ntiwabigumamo. Ishyaka ryatuma uba fame ukagera kure abantu bose bakakumenya ariko the end iherezo your last history amateka yawe y'umuhamagaro amateka yawe y'ishyaka yumvikana nabi mu matwi y'abakunzi bawe. Nubo kuri guseka. Hallelujah. Umuntu ashobora kubyarishwa ishyaka ariko nta muntu urereshwa ishyaka. Kambabwira iki kintu ndi umuhanuzi ntabwo umuhanuzi ashobora kurera umuvuga butumwa. Iyo ufite impano yo guhanura wabyara abahanuzi ariko ntiwabyara umuvuga butumwa bwiza bw'izina rya Kristo. Hari impano zigufasha gukora mu murimo mu bantu. Nagusengera ugakira ikintu ukavuga uti ndaje ukanatumira abandi batanu bakaza. Ariko impano yo gukora ibitangaza ntiyarera umuntu wavutse muri Kristo Yesu. Yego yavuka ariko ntiwamurera. Iyo ni impano. Impano yabyara ariko ntiyarera. Ikirera umuntu wavutse ni umuhamagaro. Hallelujah. Hallelujah. Uzarebe abigishwa babanaga na Yesu b'abagabo basize ingo, bagabo nyabagabo bakomeye mu gihe cyabo bari bakomeye. Mu myaka 3 bamaranye sinigeze mbonamo yabakoreye igitangaza nk'aka geste ngo bakijyane mu rugo iwabo bavuga uti bagore bacu nubwo twabasize mufata igitangaza Yesu yagize gute yadukore. Yesu ntiyabareresheje ibitangaza, ntiyabareresheje ibimenyetso n'ibitangaza, yababereresheje umuhamagaro. Bashonje uko bagomba kubaho, ko bagomba kwihangana, ko nubwo bashonje bagiye gushaka ibiryo atari bubaherekeze we afite ibindi byo kurya agomba kujya kwiriba agahura n'umusamariyakazi. Nyine arabigisha arabatoza abumvisha ko gukurikira Imana atari inzira yo kubona indamu, atari inzira yo kubiga itangaza ngo umuntu wese yakumenye, atari inzira yo kuba umuntu udasanzwe utavugwa. Gukorera Imana ntabwo ari cyo bisobanura. Abantu byara abantu basa nabo ngabo ni imihamagaro y'aba bantu bafite za mpano z'ibitangaza. Nahanuye, navuze biraba, byasohoye, dore bya bindi wambwiye man of God byabaye, byuzuye, ufite amavuta, you are anointed, you are my father. Those things
That's why ministeri z'abakozi b'Imana dukora mu mpano z'ubuhanuzi n'ibitangaza abantu bahora bahindagurika buri munsi, kuko abantu bahaca bishakira iki? Ibitangaza. Kandi abo bantu bavukiye muri ibyo bitangaza nabo ntibajye bakomera, no, ntibakomera, kuko babaho ubuzima mu Mana ba expectingamo ibitangaza gusa. Ayi ndirimbo rwajyaga turimba tukibibugane ngo cyamagere cyange kiri wano, cyamagere wange kiri wano, kiwano kiri wano, irange nanyatwa. Igitangaza cyanjye kiri hano. Yes. Yes. Amen. Ishyaka rishobora kubyara umuntu, impano zishobora kubyara umuntu. Iyo dukoreye mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso, benshi bashobora kwizera izina rya Yesu. Ariko bamwe bagumana na Yesu, bamwe bagira umutima wa Yesu, bamwe batozwa na Kristo, bamwe bagera kure, ni abantu batarereshejwe za mpano, barenze urwego rw'impano, bakarenga urwego rw'ishyaka, bakarereshwa umuhamagaro w'Imana. Haleluya. Ndimo kugana ku musozo. Umuntu ashobora kubyarishwa impano, ariko nta muntu urereshwa impano. Umuntu wavutse agomba kurereshwa umuhamagaro, kuko umuhamagaro ni kimwe ukora iyo urangije gukora ibitangaza. Nyuma y'ibitangaza, nyuma y'ibimenyetso, ikindi kintu umuntu yinjiramo ni umuhamagaro. Yesu ashimwe. Nabigereranyije rero n'ibintu bitatu. Nafashe imodoka, vuga ngo imodoka. Amen. Nafashe imodoka, nagije mfata fuel bashyiramo, nagije mfata n'umushoferi. Imodoka nayigereranyije n'iki? N'ishyaka. Imodoka murabizi ko yirukanka, ariko kugira ngo yirukanke ikenera ikintu cyitwa iki? Fuel. Ikenera mazutu kugira ngo ibashe kugenda. Amen. Amen. Ariko ntibihagije, hari ikindi kintu cy'ingenzi cyane gishobora gutuma iyo modoka uyirambana cyangwa se itaguhindukira serekeri, nuko wagira umushoferi mwiza. Umuhamagaro rero ni umushoferi mwiza utwara umuntu ukamugeza ku mugambi w'Imana. Umuhamagaro ni umushoferi mwiza utwara umuntu ukamuhesha kuba mw'isi y'abantu basanzwe, ariko abaho ubuzima bw'ubumana. Umuhamagaro ni umushoferi mwiza uguhesha guhora waka umuriro udasa n'uw'impapuro, ahubwo umuriro w'Umwuka Wera, umuriro udakomoka mu kuba hari ikintu uyu munsi cyabaye ngo kintere gushima, ejo nihatagira ikiba numve ntagomba kugira gute? Gushima. Karibu boneri, Imana igumugisha cyane. Amen. Umuhamagaro ni nacyo mbifuriza nk'abagaragu b'Imana bagabura iby'Imana. Ngewe nsobanukiye ikintu cyo gukoresha ishyaka. Ngewe nsobanukiye cyo gukoresha ishyaka. Negeze kugishyaka bivuze byatinda, nkora ibintu byinshi cyane kandi kubera ishyaka kandi birakunda, ariko nzi igisobanuro cyabyo kuko nitabye nkiri mutoya, ariko ntabwo nahise menya ibi bintu, ntabwo nahise misobanukirwa. Nzi impano ikivuga, nzi umumaro w'impano. Hano dukoresha ziradufasha pe, gusengera umuntu, kubwira umuntu icyo Imana iri kuganiriza n'ibindi byinshi birafasha pe, ariko ntabwo bihagije kugira ngo umuntu agere ku kigero cyiza. Hanyuma reka dusoreze ku ijambo rimwe riri mu Befeso.
hari ijambo riri mu Befeso ndi kureba rivuga ngo kugeza ubwo twese tuzagera ku kigero gishyitse Kane 13. Yes, Kane 13 kugeza ubwo kaduhere kuri 12 kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cyande cya Kristo 14 kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'imiraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Haleluya. Ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose. Jambo riraryoshye. Dukurire muri we muri byose. Haleluya. Haleluya. Shaka tugarukiriza ngira ngo dufate akanya nanone ko gusengaho. Fata umwanya wo gusengaho mutoya. Icyubahiro cy'umuntu gukomera k'umuntu bibitse mu muhamagaro Imana baramuhamagaye. Ushaka gutangira abantu bose bavuga uti se buriya uramuntu azagera hehe? Reba ahantu bahereye, reba uburyo bakora ibintu byabo, nyine umuntu agasuzugura itangiriro ryawo. Ariko itangiriro ryacu rikomeye kuko riba ryubakiye ku kuri kwa Kristo twamenye. Ngira ngo dufate akanya rero dusengeho gatoya bene data. Yesu agwije abantu benshi bamukurikiye kubera ishyaka, bamukorera kubera ishyaka. Kandi birakorora kumenya umuntu ufite ishyaka kuko nyine ishyaka uriragutwika, ariko iyo udakoze icyo kintu wagomba gukora urakomeza ukabaho ukumva ni ibintu bisanzwe. Amen. Ariko umuntu watojwe kugera ku rwego rw'umuhamagaro, niba pasta yari kumpanga ngo mbwirize akanabimbwira uti uzigisha niwo uzigisha iki cyumweru, akabimbwira nko kuwa mbere ngatangira ngategura ngasenga nkabaza Imana, kuwa gatandatu kumugora akambwira uti byahindutse ntabwo uzaba ukigishije, hari undi muntu wundi twumva uri buze kwigisha. Iyo ufite ishyaka uhita ugwa cyane ukanamwanga, ukumva nta nubwo ayoborwa n'umwuka, kumva arahubutse, kumva ntabwo ari umuntu mwiza. Ariko iyo bageze kuri dimension y'umuhamagaro w'ubumana uhita uvuga ngo Mana mbwira ikintu bashaka ko ndibuze kumva mbere yuko nigisha ku munsi w'ejo, kuko wowe ntiwakanga ko mbwiriza, ahubwo hari ikintu wagambiriye ko ndibuze kumenya mbere yuko nzigisha. Mbwira ikintu ushaka umuntu ejo uzigisha nzumva avuga, sinzacyumvire mu magambo yanjye ngo dore ahagaze nagomba guhagarara. Uyu mwanya gatuti nta bantu bakarwande, turavuga ngo muze twigishe mukanga, rimwe rimwe ntitunabyemere. Ariko hari igihe umuntu wese azaba akeneye guhaguruka ngo akore avuge, kuko byo biragera nabyo birashyika. Iyo umuntu ari mu muhamagaro rero ntabwo ibintu byose bimunaniza ngo bimuce intege ngo bimukomeretse. Niyo hari impamvu imubuza gukora ibyo agomba gukora, usanga yagize umutwaro wo kuvuga ngo reka mvuge ko ibintu ntari bubikore, kamvuge ko ibintu ntari bubishobore, kamvuge ko ntari buze kuhagerera igihe kuko ndi mu muhamagaro. Ntabwo akora ibintu kuko abyumva abataruye. Ari nayo level mbifuriza mwese kugeza aho tuzagera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo, tutagitembanwa n'inyigisho z'abantu. Haleluya. Ese twasenga aho rero ni wabitse bya bitangaza byose, potential yawe ibitse mwaho ngaho, greatness yawe ikipinze mwaho ngaho, success yawe ikipinze mwaho ngaho. Umuntu wese uri kwisi yarahamagara, even wa undi wita ngo n'umupagani ngo ntazi ukuri, nawe yarahamagara. Ahubwo wenda ibintu yabonye mbere ari nabyo yahagurukiyemo byari bitandukanye n'ibyagomba kubona kugira ngo bimushyire ku murongo abe wa wundi ukwiriye. Ngabo yamenye kera
yarabatoranyije, arabarwanira abatsindishiriza. Ndagira ngo dusengeho muri aka kanya. Haleluya. Ntabwo ibibazo duhura nabyo bishingira ku ntege nke dufite, ahubwo bishingira ku rwego rw'ibintu byinshi tuba twaragiye twizera uko bitari, tukanabisengera cyane, tukanabiririra. Ugasanga ikintu uririra usengera cyane, ubaramutse ubashije umwuka wera, wasanga iryo jwi wumvishije wakongera rikakubwira ibitandukanye n'ibyo. Ntabwo cyari kirimo imbaraga zizakugeza ahantu Imana ishaka kuzagera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muracyanezerewe cyangwa mwabivuyemo? Twasengana muri aka kanya. Haleluya. Dusengere mu ijambo ry'Abakorinto ba 2:5-15. Abakorinto ba 2:5-15. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. 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 Abakorinto ba 2:5-15. Ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ubwabo, ngo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akagira gute, akanabazukira. Nasomye izindi version nsanga ibisobanura neza, stili n'ubundi ni iyi ngiyi. Niyo usomye King James nayo usanga ari kwivuga yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Niho tugiye gusengera muri mugoroba. Uriho ku bwande? Shaka ubu uyu mwanya impamvu kiriho ari ukubera umupartneri wawe muri kumwe cyangwa se uzaza. Iyo mpamvu ni ntoya. Shaka kuba impamvu uriho ari ukubera umukoresha wawe, ugasanga niwe mpamvu zo kubaho kwawe. Iyo mpamvu nayo ni ntoya. Umva uko Bibiliya yavuze, yabapfiriye bose kugira ngo be gukomeza kubaho ku bwabo. Kambabwire, hari umugisha uzanwa nuko umuntu atakikubaho kubwiye. N'ibyifuzo twasengeraga bihita bihinduka complete. Ntabwo ubu judging Imana, ushinja Imana ko hari ibyo itari kureba, ko hari ibyo ititayeho, ahubwo uvuga ngo Mana wowe mbereyeho, what next? N'iki kintu ushaka gukora ku buzima bwanjye? Wowe mbereyeho, n'iki ubona cyakunezeza, cyahindura ubuzima bwanjye ngo gihundagaze ku buzima bwanjye. Yes. Yapfiriye bose kugira ngo abariho bekomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babaho ku bw'uwo bapfiriye akanabazukira. Niryo sengesho ryacu ry'umugoroba. Warisenga uhagaze, warisenga wicaye, warisenga uryamye hasi, any position. Ariko ndifuza ko pray it with your heart. Ukoresha umutima wawe kurisenga. Abantu benshi babereyeho abandi bantu, ugasanga hari umukobwa watumye mbaho, ni utuma mba ubuzima bwanjye, ni ubukontorora, ni ukontorora ukondya, ukondyama. Ni impamvu ntoya. Abakobwa benshi bacu babereyeho kugira ngo abasore babambure ubusa, bababyare mwabana, babagore babo birangire. Nyamara kubyara ni kamwe mu kantu gatoya Imana yaremeye umuntu w'umudamu uzakora ibintu bikomeye cyane. Yes. Yes. Hari abandi babereyeho amashuri yabo, ugasanga amashuri yanjye yantandukanyije n'umugambi w'Imana, akazi kanjye kantandukanyije n'umugambi w'Imana, urushako rwanjye ugasanga rwantandukanyije n'umugambi w'Imana, ugasanga ibyifuzo byanjye
byaruse kure cyane umugambi Imana ku buzima bwanjye. Izo nizo ntambara abakristo turwana zo buri munsi zitazigira zirangira. Naho nagusengera, naho wakisengera, naho ukurikira online, naho wasenga inshuro igihumbi, ubuzima uhora ufightinga kandi ntabwo ugera ku butsinzi. Ubereyeho nde? Ari ikintu umuntu atuwe mu masengesho kare yavuze ngo ibintu dusengera mu uyu mwanya, icyo kintu nagishyize mu mutwe, ibintu twiga uyu mwanya ngo yonza kubona arabimenye mbere y'imyaka 15. Simba ndi guca mu bintu ndi gucamo, simba ndi kuba mu bintu ndi kuba, kandi iyo ni reality y'umuntu wabayeho. Hari abantu bafite histoire yahindura ubuzima bwacu, ariko igihe tubareje tukabata tukumva nta kintu twabigira. Icyo kintu ngiye nakigiyemo. Nahise mfata imyaka ntekereza ko ashobora kuba afite bitanguramo 15. Ndareba ndavuga abantu turi hano benshi turacyara mu gihe cyo guhindura destiny zacu, turacyara mu gihe cyo guhindura ubuzima bwacu, ariko ninde wakita kuri ibyo ngibyo? Mwami Imana nziza, we are humble before you. You are God. You are God. Ubwami bwawe yo bwaje abantu bagwiza imbaraga. Twabonye ko umuntu ashobora gukorera mu mpano, ashobora gukorera mu ishyaka, akanarusha n'umuntu uri mu muhamagaro. Ariko we want to shift, we want to move on. Turashaka guhagarara muri wa mugambi wawe. Sinariye mbere ntaramenya Mana, utaramenya message ubundutse mu mugoroba. Gutsindwa n'abandi gucamo bishingiye ku kutamenya ku buzima bwanjye bwahise. Uyu mugoroba nciye bugufi Mana, birashoboka ko wahindura ubuzima bwacu ukajya mu cyerekezo cyawe. Dukure mu ishyaka rya gisore ridashobora kugeza umuntu ku mugambi wawe. Dukure mu maraso ya gisore adutera gukora, kuvuga, kugenda uko dushaka. Reba solagabana rentara biragadosilebla skarabana hantaribale bosulebo shelale mombre la ekirebo vergada freresone sheria mombre dire filera kutera sefonde ata benison senemane adeva. Turasenga uyu mugoroba, uyu munsi, iki gitondo, ubuzima bw'abantu bumva, ubuzima bw'abantu babona buve ku rwego rwo gutembanwa n'imiraba yo hirya no hino n'inyigisho z'abantu. Twinjire mu gihe cyo gusana. Ndasenya amahame nubatse atatuma ubasha kugendana nanjye Mwuka Wera. Ndasenya ama excuses nashizeho, ndasenya amafensi nubatse nidefanda, nkwereka ko ndagapfubyi, ndi umukene, sindi umuhanga, sinshoboye, nkeneye umugisha. Ibyo byose ndabirimbura ibintu byose bishobora kuba ari ishingiro ryo kubaho kwanjye, ariko bitari umugambi wawe ku buzima bwanjye. Zura itorero ryawe, zura abagabo, zura abagore, zura abasore, zura abakobwa. Insengero zuzuyemo imirambo y'abantu bapfiriye mu iterurwa, bapfiriye mu buto bw'ibyo bamize, bw'ibyo bibwiye, bw'ibyo barose, bw'ibyo bahishuriwe, bw'ibyo bahanuriwe, bw'ibyo twihanuriye, bw'ibyo twasenyeye amasengesho y'iminsi myinshi twumva ariyo mpamvu yo kubaho. Tuzure, zura imihamagaro y'intumwa, zura imihamagaro y'abahanuzi, zura imihamagaro y'abashumba bubatse ku rufatiro, bubatse kuri Kristo, bubatse mu kuri kw'ijambo, bubatse mu byanditswe byera. Zura ubusore bwacu,
zura ubusore bwacu twandaritse mu isi y'intege nke, zura ubukumi bwacu twandaritse mu isi, zura belefolemone, zura papa, zura imihamagaro, zura imihamagaro ikomeye iryamye muri aba basore, iryamye muri aba bakobwa, iryamye muri aba bagabo. Bizure, tuzure papa, tuzure, dukure mu bwenge bw'isi butaduhesha kugendera mu nzira yawe, dukure mu bitekerezo by'abantu bidafite bihuriye n'ijambo ryawe, dukure mu marangamutima y'abantu baduteretsemo, batwizeza ibintu bitandukanye n'uko biri, batubwira ibintu bijyanye n'ibyo badukeneyeho, bijyanye n'imihamagaro yabo ishingiye ku ishaka, ishingiye ku mpano, ariko idashingiye ku muhamagaro. Mana tureme bisarwende sharabana sakabanos zereremos kabare renti kabares rebos karabanos. Light my paths, Lord. Remos sipada sontire baya zalemonteremo. Tangu mucho, tangu mucho, tangu mucho, tangu mucho, tangu mucho, tangu mucho ku buzima bwacu. Hano hari abaramyi bakomeye, hari abacuranzi bakomeye, hari ababwiriza butumwa bakomeye, hari abashumba bakomeye, hari abungeri bakomeye, hari abigisha bakomeye, badakomerera imbere y'abantu, badakomerera ku mapano, ahubwo bakomerera mu ijambo, bakomerera mu muhamagaro, bakomerera mu iyerekwa. Mana tuvane muri systeme y'isi yabaye corrupted, iyobya abantu, inanisha abakristo, iri muri christianism, iri muri christianity, Mana iri muri protestant. Tukangure sengera ibintu Imana yagambiriye ku buzima bwawe, nyamara umugambi wayo urakomeye ku buzima bwawe, umugambi w'Imana urakomeye ku buzima bwawe, urakomeye wa muntu uri aha ngaha, yishurirwe nk'uko Imana yakuvuze. Niyo yaba ari nge waguhanuriye, naho ari nge waba waragushize aho uri, vuga ngo Yesu shyira ahantu ushaka komba, tuve ku bintu by'abantu, uva ku bintu by'abantu tugere ku bintu by'ubumana. Vuga ngo Kristo shyira ahantu ushaka kongera, zamura kuri dimension yo kukumenya nk'uko wumva ko nakumenya, ngo kugeza ubwo tuzagera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo, tukagira ubumwe bwo kwizera izina ry'umwana w'Imana. Reka usengera icyo kintu mu buzima bwawe. Hagurutse umuriro muri wowe, umuriro w'izindi imbaraga, umuriro w'izindi hishurirwa. Siga ziriya nzozi, siga buriya buhanuzi, siga ari amayerekwa, zamuka hejuru y'utanga amayerekwa, zamuka usingire utanga inzozi, zamuka usingire utanga amayishurirwa. Gera kuri Kristo mwenyewe, umubwire ngo bakukumenya, nyishurire bundi busha. Urugendo nsigaje sinzatsindwe, sinzicuze, sinzibaze ngo kubera iki. Reka ubisaba umwami, umwami ari muri iki cyumba, ari muri iyi nzu, ari ahantu kugira ngo ahindure imihamagaro ya benshi, ahagurutse benshi, akoreshe benshi. Vuga ijambo, speak the word, vuga ku buzima bwawe. Sarabarasi rebos, ngo yapfiriye bose kugira ngo badakomeza kubaho ku bwabo, itandukanye n'ibintu bikubwira ngo nundekura ntuzabaho, utamfite ntiwabaho, utaraha ntibyashoboka. Rekura ayo majwi, rekura ibyo bintu bikubwira ngo inzira y'ubuzima niyi, fomira y'ubuzima niyi, nahonyine ugomba guca. Rekura ayo majwi, rekura ayo majwi. Uracyari muto ku buryo Imana yaguhindura. Na Aburahamu yaramuhinduye, na Sara yaracuze yaramuhinduye, ikomeza isezerano ryayo, iravuga ngo Hagayi ntabwo ari umwana w'isezerano, navuze ko nzatanga Isaka, kandi Isaka yaraje. Nta kinaniza umugambi w'Imana, upfa kuba batekereje ku cyo Imana yavuze, upfa kuba batekereje ku mugambi wa Jesus. Fungura mwami,
fungura amaso yacu, fungura amatwi yacu, fungura umuryango w'ishurirwa rishya, fungura Yesu. Sarababababos, serererebos, 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 serababababa, erarabas, agabados, rantakabados, sabaraga, sarararabas, sakarabados, sarabadahan, taragabados, erebos, sabares, agabares, agabados, agabados, remantos, sarabaringa, bados, sabalagabados, sabaya, raspata,